ntabwo ati tuyinanira nayo ntabwo ari dore rero umutagatifu. ikintu Rayon Sport babwiye abakinnyi barabicaje barabaganiriza barabwira ati nimudufashe mureke kugurisha kariyeri zanyu kubera amafaranga y'intica ntikize. Mwari. Ibihumbi 200 cyangwa 250 ni amafaranga n'ubusanzwe tujya tubaha nka premium mwatsinze. Ni mubirebe ko turi ku gikombe ikosa rito ryatubuza umwanya wa mbere. Twebwe uwariye n'utariye mwese turabaza, ariko ntitugiye kuvuga amazina yanyu kandi bari bayafite. Mwebwe nimugende mukine match muyitsinde, mukina n'imbaraga zanyu nugambo zose. uwabagaburiye cyangwa uwabahaye mu mukozi isoni mwe mwitsindire match. ubundi twababwira Abakinnyi batuze ko byavumbuwe, ariko ubuyobozi b'abanyabwenge barahindukira bajya mu gikari babwira perezida abwira ubuyobozi staff ya Rayon Sport abwira abatoza arabwira ati abatoza abakinnyi bariye ngaba, fata icyemezo mushaka ibimenyetso ngibi, abakinnyi mubafatira ibyemezo mukurikije uko mushobora kubikora mwebwe nka staff, murebe bavamo murebe n'abaguma muri match. Okay, ariko hazamo ikibazo biravugwa entre parenthèse, aka kantu nushaka ugabanye bed kumvikane mu kinyarwanda. Biravugwa ko sinjye ubivuga ndaproteja source yanjye, biravugwa ko mu bari bariye harimo umuzamu, ngo baravuga ngo byaba byiza umuzamu we tumushyize hanze kuko ikosa ry'umuzamu risobanura neza ko twatsinzwe ikipe yatsindwa, nyamara ikosa ry'undi mukinnyi wenda abandi bamukavaringa. Turimo turabijyanamo neza fura ibiki ibyo byose. umuntu wa mbere byari bigezeho